Haleluya, 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 nshuti bakundwa mwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije mwese aho muherereye, mbifuriza ngo amahoro y'Imana bane namwe. Iyi ni Bibiane TV, umuyoboro w'ivugabutumwa abwiza bwa Yesu Kristo. Aha rero hanyura ibiganiro bitandukanye bigenewe gufasha umugenzi ujya mu ijuru. Ibyo biganiro bigabanyije mu buryo bukurikira. Hari ibiganiro by'ivugabutumwa nyirizina, aho dusoma ijambo ry'Imana, aho dusangira ubuhanuzi butandukanye, aho kandi dushishikariza abantu kuva mu byaha. Hanyura rero n'indirimbo zitandukanye, byose nubwo bifite intego imwe, ariko biri mu byiciro bitatu. Aha rero hanyura n'amakuru anyuranye tubona yuko afite icyo yafasha umugenzi uwo ari we wese ujya mu gihugu cyo mu ijuru, hahandi twese dusiganirwa kuzajya. Rero uyu munsi wa none tugiye kwibanda ku makuru y'ibivugwa hirya no hino ku ijambo ry'Imana. Riratubwira ngo ntimugahinyure ibihanurwa, ahubwo mugenzure byose, mugundire ibyiza. Kandi ijambo ry'Imana ridushishikariza kumenya ibihe, kuko ntago bikwiye ko isi iba yiteguye twebwe abagenzi bajya mu ijuru duhumirije, tutazi aho igihe kigeze. Ibyo tubonesha amaso rero, iyo tubuje n'ijambo ry'Imana, bidufasha kurushaho kwitegura, kurushaho no gufata ingamba, kuko isi nayo iba iri kwitegura ingamba zo guhangana n'ibyorezo, nk'uko tugiye kubireba, n'intambara n'ibindi bizaduka mu minsi iri imbere. Natwe rero abana b'Imana dukwiye kugira amakuru ahagije kugira ngo turusheho kwitegura mu buryo bw'abana b'Imana, tubashe guhangana n'ibyago biba bigiye kubaho mu gihe kizaza. Nta makuru rero yo gupfusha ubusa ngo ngende umwana w'Imana ntago ngomba kumenya amakuru y'ibibera ku isi. Oya, tugomba kubimenya, ahubwo tukabigenzuza ijambo ry'Imana, hanyuma tukakuramo ibyadufasha kugira ngo turusheho gukomera. Ni muri urwo rwego rero mu makuru mbazaniye amakuru agendanye n'amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ndetse no gukumira ibyorezo, amaze gusinywa, amaze kwemeranywaho n'ibihugu byose biri mu muryango w'abibumbye wita ku buzima WHO. Tugero kuganira mu kiganiro twahaye insanganyamatsiko igira iti nta gihugu kizongera kwigenga mu byorezo. Amasezerano mashya aya WHO aravugisha benshi. Nshuti mukundwa, wijya kure turebe hamwe iby'aya makuru. Ushobora kuba uyazi cyangwa se utarayamenye, akaba ari ubwa mbere uyumvise. Ni byiza rero ko uyamenya. Waba se uzi ko hashobora kwaduka ikindi cyorezo vuba aha gikomeye kurusha COVID-19? Mbese ibihugu bizaba bifite uburenganzira bwo gufata ibyemezo ku buryo bishaka nka mbere, cyangwa se WHO, wa muryango w'abibumbye wita ku buzima, niyo izajya itegeka uko ibihugu n'abaturage babyo bagomba kwitwara? Amasezerano mashya yateguwe ashobora guhindura byinshi. Kurikira iki kiganiro maze dufatanye gusobanukirwa byinshi utaruzi. Nshuti mukundwa rero, mbere yuko dukomeza, reka tubanze dusenga Imana, kuko mbere ya byose twe ntituri abantu basanzwe, dufite itandukaniro n'abisi, kuko twe turi abana b'Imana, twogejwe n'amaraso ya Yesu, tuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Niryo rero ritubwira ngo duhore dushima, duhore dusenga, ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo musabire abera bose. Haleluya. Ni munyemero dusenga Imana. Turagushimye Data mwiza, Imana ishobora byose, Imana yera, Imana ikiranuka muri byose.
duciye bugufi, ijambo ryawe ni ukuri, niryo ritubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Niyo mpamvu aka kanya duciye bugufi dusaba kwezwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kandi akimara kutweza turacyakomeza gusaba ngo imbaraga z'umwuka wera zize zituyobore muri iki kiganiro tugiye kugirana n'abagiye kugikurikira bose, kibashe kubagirira umumaro, ntaba ari twe ahubwo ibyo tuvuga byose bigirira umumaro abagiye kubyumva, kandi bigaruke biheshe data icyubahiro. Dusabiye rero abari mu rugendo bose, abera bose, kugira ngo ubarinde ubushukanyi, imitego yose ya Satani uyibakize mu izina rya Yesu Kristo. Ubahe gukomera, ubaneshereze intambara z'uburyo bwose, kandi twese turakwiragije kugira ngo imbabazi zawe, ubuntu bwawe, amahoro asendereye bitubwire mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Nimunyemere rero twibukiranye insanganyamatsiko turiho, dukomeze n'ikiganiro cyacu. Insanganyamatsiko igiye kuganirwaho muri iki kiganiro iragira iti: nta gihugu kizongera kwigenga mu byorezo, amasezerano mashya ya WHO aravugisha benshi. Reka rero dutangire ubundi turebera hamwe amateka y'amasezerano naho yatangiriye. Amasezerano yahe? Amasezerano yo kurwanya no gukumira ibyorezo bizaduka mu minsi iri imbere. INB cyangwa se INB, Intergovernmental Negotiating Body, ari byo kuvuga ishyirahamwe rigizwe n'ibihugu byose ryashyizweho na WHO muri 2021 kugira ngo ibihugu byose byumvikane ku masezerano mashya. INB, Intergovernmental Negotiating Body, ari byo kuvuga ishyirahamwe rigizwe n'ibihugu byose. Iri shyirahamwe ryashyizweho na WHO cyangwa se ryashyizweho n'umuryango w'abibumbye wita ku by'ubuzima muri uriya mwaka w'ibihumbi 2021 kugira ngo ibihugu byose byumvikane ku masezerano mashya agomba kugenga, kurwanya, gukumira ibyorezo. Amasezerano yo gukumira no kurwanya ibyorezo yatangiye gutegurwa mu buryo bwemewe na OMS cyangwa se WHO ku wa mbere z'ukwa 12 2021, ubwo inama nkuru ya WHO, World Health Organization, yateranye mu cyitwa special session ku nshuro ya kabiri mu mateka yayo. Muri iyo nama ibihugu bigize OMS byemeje icyemezo cyiswe The World Together, cyashingiweho rero mu gushyiraho amasezerano mashya agamije gukumira no kurwanya ibyorezo bizaba mu gihe kizaza, gutegura uburyo buhamye bwo guhangana n'ibyorezo nk'uko byagaragaye mu gihe cya COVID, guteza imbere ubufatanye mpuzamahanga no gusangira amakuru, ubushobozi n'inkingo. Icyatumye rero iryo shyirahamwe rijyaho ukwiye kukimenya. COVID-19 yagaragaje neza ko isi itari yiteguye guhangana n'ibyorezo. Urugero nko mu buryo bwo gusangira amakuru n'ibyorezo, kubona inkingo ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu guhangana n'icyorezo. Ni ukuvuga ngo ishyirahamwe cyatumye rijyaho ngo noneho bashyirweho uburyo bwo guhangana n'icyorezo kizaduka mu minsi iri imbere. Ni uko COVID yagaragaje neza ko isi itari yiteguye guhangana n'ibyorezo. Urugero nko mu buryo bwo gusangira amakuru arebana n'ibyorezo, uburyo bwo kubona inkingo ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu guhangana n'icyorezo. Isi yahise ibona neza yuko itari yiteguye muri ubu buryo. Iyo virusi yadutse ntigira umupaka, ariko ibihugu byafata ingamba
ugasanga buri gihugu cyose gifashe ingamba uko cyishakiye. Rimwe na rimwe bikabangamira ubufatanye mu kurwanya icyorezo. Niba rero virusi itagira umupaka, ntihakwiye kubaho n'umupaka wo kurwanya iyo virusi cyangwa se ibyorezo. Bivuze ko hakwiye gushyirwaho uburyo bumwe bwo gukumira no kurwanya ibyo byorezo. Niho rero twavanye iyi nyandiko igira iti virusi iyo yadutse ntigira umupaka, ariko ibihugu byo byafataga ingamba uko bishaka mu gihe cyashize cya COVID-19. Rimwe na rimwe bikabangamira ubufatanye no kurwanya icyorezo. Ibi rero nibyo byatumye havuka igitekerezo cyo kugira amasezerano ahuza isi yose mu kurwanya ibyorezo. Bivuze ngo nubwo virusi yo itagira umupaka, n'icyorezo kitagira umupaka, ariko wasangaga mu gihe cya COVID-19 buri gihugu cyose kirwanaho mu buryo bwo kurwanya icyorezo. Ibyo rero byateje akajagari kandi ngo byatumye icyorezo kirushaho gukwirakwira ku muvuduko utari ngombwa. Waba uzi iby'ingenzi bikubiye muri ayo masezerano rero? Urumva ngaho aho amasezerano yaturutse. Ibi rero nibyo byatumye havuka igitekerezo cyo kugira ngo amasezerano ahuza isi yose ashyirweho arebana no kurwanya ibyorezo. Waba se uzi iby'ingenzi bikubiye muri ayo masezerano? Urifuza se kubimenya? Wijya kure turebere hamwe mu buryo bukurikira. Dore ibintu by'ingenzi byavuzwe, ibikubiye muri ayo masezerano. Uyu munsi wa none isi yose iri kwishimira ko ibihugu byamaze kuyemeza. Ibikubiye muri ayo masezerano ukwiye kubimenya. Amasezerano yahe yo gukumira no kurwanya ibyorezo, kugira ngo ibyabaye muri COVID-19 bitazongera kubaho. Dore ibintu 7 rero by'ingenzi byavuzwe bikubiye muri ayo masezerano. Icya mbere, kumenya no gusangira amakuru ku ndwara zishobora kubyara ibyorezo. Icya kabiri, One Health, kwita ku buzima bw'abantu, bw'inyamaswa n'ibidukikije icyarimwe. Icya gatatu, kugabanya ubusumbane mu kubona inkingo n'imiti. Icya kane, kubaka ubushobozi bwo gukora ubushakashatsi mu bice bitandukanye by'isi. Icya gatanu, gutoza abakozi b'ubuvuzi mu buryo buhoraho. Icya gatandatu, kwagura uburyo bwo kohereza ibikoresho n'imiti vuba mu bihugu byose. Icya karindwi, kubaka ikigega cy'amafaranga n'amasezerano y'ubufatanye. Ngibi ibikubiye muri ya masezerano ibihugu byose biherutse kwemeza, bigize umuryango w'abibumbye wita ku by'ubuzima, akaba azashyirwaho, akaba zemezwa burundu ku buryo budasubirwaho muri uku kwezi kwa gatanu kugiye kuza. Aha niho bamwe batangiriye rero kwibaza niba aya masezerano ariyo azakiza ibyorezo koko, cyangwa se niba atari uburyo bwo guca kwigenga kw'ibihugu. Nta burenganzira bwo guhangana n'ibyorezo ku bihugu ubwabyo bizaba bugihari. Benshi niko bari kwibaza. Reka rero turebere hamwe ikindi kibazo gikunda kwibazwa na benshi kigira kiti: mbese WHO izajya itegeka ibihugu byasinye aya masezerano? Amasezerano avuga ko WHO nta bubasha izagira bwo gutegeka ibihugu cyangwa kubihatira kwakira abagenzi, gukora lockdown cyangwa gutegeka inkingo ku gahato. Ariko impaka zirakomeje. Bamwe bemeza ko bishobora guhinduka mu bihe bidasanzwe, nihemezwa igikwiye aricyo kizakorwa. Bivuze ko nubwo
bavuga yuko aya masezerano atazahatira ibihugu gukora lockdown, guhatira abantu inkingo, ariko abantu ntago babishira amakenga, impaka ziracyahari. Bamwe bemeza ko bishoboka guhinduka mu bihe bidasanzwe, ni ukuvuga ngo icyorezo runaka igihe kizaba kije gishobora kugira ubukana, noneho ibihugu byasinye amasezerano, ya masezerano akaba yahinduka kubera nyine ibihe bidasanzwe. Bamwe baravuga bati ese ayo masezerano namara kwemezwa burundu ntazahinduka igihe cyose bizaba bibaye ngombwa? Aha niho impaka zikomeye, ko ibihugu byasinye aya masezerano byazashiduka byaratawe mu kagozi na WHO bitazashobora kwikuramo. Ingaruka z'aya masezerano ku bihugu bikennye, kugira cyangwa se kubona abashakashatsi, ibikoresho n'imiti bigengwa n'amasezerano bishobora gufasha ibihugu bifite ubushobozi buke. Ariko nanone hari impungenge ko ibihugu bikomeye bizajya bigira ijambo rinini. Ni nk'amasezerano meza kuri bose, ariko ikibazo ni iki: ninde uzajya ayashyira mu bikorwa? Ese tuzareka ibihugu bikomeye gusa aba ari byo bifata ibyemezo? Ese ubundi amasomo yigiwe muri covid, nibaza abantu batandukanye bagenda bibaza, nayahe? Rero twagiye tuganira mu bihe bitandukanye tubabwira yuko isi hari amasomo ivuga ko yize ivanye muri covid, ubwayo yivugira yuko covid yaberetse icyambere ko batari biteguye. Hari amasomo rero tugiye kurebera hamwe ngo isi yose yigiye muri covid, akaba ariyo mpamvu isi iri gushaka uburyo amakosa yakozwe muri covid atazasubira. Amakosa rero yagaragaye muri covid, byagaragaye ko hariho gutinda gufata ingamba. Ikindi cyagaragaye ni uko ibihugu bitabonye amakuru ku gihe. Ikindi cya gatatu ni ugutinda kubona inkingo n'ibikoresho, kuko wahoraga wumva induru cyane cyane ku bihugu bikennye bavuga yuko ibihugu bikize byikubiye inkingo. Kudahuza mu buryo bwo kwirinda, wasangaga igihugu kimwe cyafashe ingamba zo kwirinda muri ubu buryo, ikindi nacyo cyafashe uburyo bwo kwirinda bwihariye. Ibi rero ngo ni amasomo covid yasigira isi kugira ngo azaherweho noneho mu gufata ingamba zo kurwanya icyorezo kizaza mu bihe biri imbere. Bene data rero ntari najya kure, murareba yuko navuze ko turi kuganira nk'abakristo, nago turi kuganira nk'uko abandi bose baganira. Ariko uyu munsi wa none urabona ko icyorezo cya covid cyasigiye isi amasomo, bakaba bifuza yuko ibyabaye bitari bikwiye muri covid bitazongera. Babonye yuko ngo hatinze gufatwa ingamba, babona yuko ibihugu bimwe bitagiye bitanga amakuru cyangwa se ngo bibone amakuru, babona yuko habayeho gutinda kubona inkingo n'ibikoresho, babona yuko habayeho kudahuza mu buryo bwo kwirinda. Bivuze rero ngo mu cyorezo cy'ubuta ibingibi byose bizajya bikosoka, ingamba zizahita zifatwa ku kanya icyorezo kikiza, amakuru ahanwe ku gihe, inkingo n'ibikoresho byose bikenewe bizaboneka ku gihe. Kandi noneho iki kintu cyo kudahuza mu buryo bwo kwirinda, noneho hazabaho ingamba zimwe zo kwirinda. Aha rero ni hahandi usubira haruguru kareba yuko nihabaho ingamba z'uburyo bumwe bwo kwirinda, urumva hazabaho n'ibihano kuba zanga kwirinda mu buryo buri uniforme isi yagennye.
aha rero nk'abana b'Imana niba isi iri kwitegura gukosora amakosa yabayeho, twebwe abana b'Imana mbese nta makosa twigeze tubona yakozwe n'abana b'Imana muri covid, ku buryo abana b'Imana bakwicara akavuga bati noneho mu gihe kizaza hazaza ikindi cyorezo, isi iri kugira ibyayitegura ishyira ku murongo ikosora ibitaragenze, ariko se abana b'Imana natwe ni iki kitagenze neza kugira ngo tube twagikosora? Bene data, reka rero dukomeze twirebe aya masezerano rero mu by'ukuri agamije noneho kugira ngo ibyabaye muri covid bidashimishije mu guhangana n'icyorezo bitazasubira ukundi. Ariko se azakorwa gute ngo koko bihinduke? Ari byo gufata ingamba ku gihe, guhanahana amakuru ku gihe, kubonera inkingo n'ibikoresho ku gihe, gushyiraho uburyo bumwe bwo kwirinda, noneho hatari ukwirinda mu kajagari buri gihugu kwacyo. Aya masezerano rero mu by'ukuri agamije noneho gukosora biriya byose bitagenze neza muri covid, kugira ngo noneho bazahangane n'icyorezo mu buryo bushimishije kandi buri uniforme ku isi hose. Ariko ngo hari ibikenewe kugira ngo ibyo bizashoboke. Ese uyu munsi wa none ibyo bikenewe birahari kugira ngo isi ibashe gukosora ibitaragenze neza mu gihe cya covid? Ese noneho ubu twavuga ko isi yiteguye? Uko amakuru yakwirakwiraga uyu munsi wa none, turareba tugasanga amakuru ngo bamwe bemeza yuko hagiye habamo uburyo bumwe. Iyo tugeze kuri iyi ngingo y'amakuru aba ari ibintu bikomeye cyane, kuko hagiye havugwa ibintu byinshi ku cyorezo, amakuru amwe n'amwe bakayita amakuru y'ibihuha. Rero ngo hakwiye kunozwa uburyo noneho amakuru azajya atangwa, ariho hahandi sinzi uburyo ingamba zizafatwa, ariko ntawe ari we wese uzajya atangaza amakuru ku cyorezo gutyo. Rero ubu noneho isi yaba yiteguye. Baragira bati, ababivuga baragira bati, dufate nk'urugero ko virusi nshya yadutse muri Aziya, bakoze ya mikino ya assimilation, cyangwa se ni kuvuga ngo dusipoze ko haje kese ya virusi muri Aziya, turebe koko niba isi ubu noneho yaba yiteguye. Aha, icyambere, niba virusi yadutse nshya muri Aziya, ikintu cyambere bagomba kwitaho ni uburyo bwo guhanahana amakuru. Bakareba uburyo amakuru y'icyo cyorezo, y'iyo virusi yadutse yakwirakwira, uburyo yakwirakwizwa kandi ari ay'ukuri, uburyo umuryango w'abibumbye wahita ufatanya n'ibihugu, uburyo umuryango w'abibumbye wahita ufatanya n'ibihugu guhuza ingamba z'ubwirinzi. Icya gatatu, kohereza imiti n'abaganga aho bikenewe hose ku isi. Icya kane, abaturage bagahita bakangurirwa hakiri kare kwirinda. Ikindi kandi inkingo zikaboneka ku gihe hakiri kare, abaturage bagahita bakingirwa. Ibi rero ni baribajije bati, nk'ubu dusipoze ko hadutse virusi nshya muri Aziya, ikintu cya mbere cyabanza kurebwaho ni uburyo amakuru y'ikwirakwira ry'iyo virusi yatangwa. Icya kabiri, umuryango w'abibumbye ugafatanya n'ibihugu guhuza ingamba z'ubwirinzi. Urumva ni bwa bufatanye, ntabwo igihugu cyakongera kuvuga ngo buri wese kigiye kwirwanaho. Kohereza imiti n'abaganga aho bikenewe hose ku gihe, ako kanya abaturage bagahita bakingirwa hakiri kare. Urumva ingamba nshya isi igomba gufata mu gihe icyorezo gihise kiza. Gutanga amakuru ku gihe, guhita hafatwa ingamba ziri uniforme zo kwirinda, kohereza imiti n'abaganga ako kanya n'ibikoresho aho bikenewe, guhita bakingira abaturage hakiri kare. Aha, ibi baremeza yuko ari inzozi nziza, ariko ngo birasaba ubushake bwa politike ndetse n'amafaranga menshi, hakaniyongeraho ubufatanye bukomeye. Mu gusoza rero baragira bati,
aya masezerano ashobora guhindura amateka y'isi ku birebana n'ibyorezo, ariko si amasezerano yonyine azakiza isi. Harasabwa kwitegura, kwigira hamwe no kumenya gukemura ibibazo hakiri kare. Mbese koko isi ibi byose irabyiteguye? Bene data bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, isi iri gukora ibishoboka byose ngo irebe ibyapfuye muri covid bitazongera gupfa. Itangwa ry'amakuru, inkingo, kuzigeza ku bantu ku gihe, ubwirinzi rusange ku bihugu byose. Rero navuga ngo isi irimo gutegura ibyayo kugira ngo bakosore bitaragenze neza muri covid-19. Nababwiye kenshi ko kuri iyi si yacu ya none, ubu uyu munsi wa none, nk'uko amayerekwa menshi yagiye atambuka, njyewe ubwanjye niboneye amakipe abiri. Hari ikipe y'abagenzi bajya mu ijuru, hari n'ikipe y'abisi. Abisi rero n'ab'ijuru ni amakipe abiri atandukanye. Nk'uko mubibona rero, isi n'abayo bari kwitegura, bari gukora ibishoboka byose, barahangayitse kugira ngo amakosa yabaye muri covid atazongera kubaho. Nk'uko rero nagiye mbivuga n'abandi bagiye babivuga, sinjye gusa, twahawe iminota 15 y'akaruhuko kugira ngo ya makipe none hajye mu rwambariro yisuzume, arebe aho igice cya mbere cy'umukino amakosa yabereye kugira ngo bitazongera. Uyu munsi wa none rero, nk'uko mubireba, ikipe y'abisi n'umutware wabo bari gushaka uburyo noneho amakosa yabaye muri covid atazongera kubaho. Hanyuma twebwe rero ikipe y'abagenzi bajya mu ijuru tuyobowe na Kristo Yesu, turi kwitegura gute gukosora ibitaragenze muri covid. Uyu munsi wa none nahanjye nahawe ho kumenya igice uherereyemo, hanyuma bikagufasha gufata ingamba. Urafata ingamba ari uko abanje ukisuzuma, ukamenya aho wagiriye intege nke, ukamenya aho byapfiriye, noneho ukigira inama yo gukosora ibitaragenze neza. Abisi n'ab'ijuru ni amakipe abiri atandukanye. Nk'uko mubibona, isi n'abayo imyiteguro igeze kure, ariko abagenzi bajya mu ijuru, aka karuhuko katumariye iki? Mwabonye uwuhe mugambi mukwiye gufata mu gihe kizaza kugira ngo mubashe guhangana n'icyorezo kizaza? Birakwiye yuko iki gihe turimo cy'agahenge nta byorezo, dukwiye kuba twisuganya natwe kugira ngo tuzabashe guhangana n'ibyorezo mu buryo bw'umwuka. Rero hari ibintu byinshi bitagenze neza ku ruhande rw'abana b'Imana muri biriya byorezo, aho abantu benshi bagiye bagira ubwoba, bagakora amarorerwa kubera ubwoba. Ariko abana b'Imana bakwiye kubeshwaho no kwizera, ntibahindishwe umushyitsi n'ibije byose. Nimunyemerere rero tumenye yuko igice cya mbere cy'umukino cyashojwe ariyo covid-19, nk'uko isi bihamya, kandi ijuru natwe ryarabiduhamirije ko hagomba kuza igice cya kabiri cy'umukino, ari cyo cyorezo kizaba gikomeye kurusha covid-19. Rero Imana yemeye ko aka gahenge kabaho kugira ngo twebwe twitegure uburyo tuzahangana n'ikindi cyorezo kigiye kuza. Kiriya cyaradutunguye, nabo baremeza ko cyabatunguye. Twese rero amakipe yose yaratunguwe, ariko kwari ukugira ngo aka gahe ko gusubiza amaso inyuma kazafashe buri ruhande rwo kugira ngo barebe ibitaragenze babikosore. Uyu munsi rero abana b'isi bari gukosora ibitaragenze neza, bagashyiraho n'ingamba. Hanyuma abana b'Imana twebwe dufite izihe ngamba? Nahanjye nahaweho kwisuzuma, ukareba aho amakosa yabereye, ugafata n'ingamba zo kuyakosora. Nimunyemerere rero dusome ijambo ry'Imana, kuko turi kuganira ibi byose ariko tutibagiwe ko turi abana b'Imana. Haleluya! Abana b'Imana rero bagira uburyo bagendamo kandi bayoborwa n'ijambo ry'Imana.
Zaburi ya 91, reka tujye kuri Zaburi ya 91. Bene data ntimujye kure, reka durebe Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 iragira iti: uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'isumba byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura. Azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo y'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa, ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ari we buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo. Nuko nta kibi kizakuza, kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko azagutegekera abamarayika ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Uzakandagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Kuko wankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Bene data, uba mu bwihisho bw'isumba byose, nukuri azaba amahoro. Ntago azigera atinyishwa n'ibiterabwoba bizatinyisha abandi. Turabizi neza ko mu gihe cyashize COVID yahindishije abantu umushyitsi. Ariko se uba mu bwihisho bw'isumba byose koko akwiye guhinda umushyitsi, cyangwa agomba kwiringira Uwiteka? Nimureke rero dusoreze muri Zaburi y'121. Icyo gihe nikigera muzibuka ino Zaburi ngo nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Haleluya! Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Haleluya! Nzakurindira ibirenge byawe, ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisiraheli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa, cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Ntago rero abana b'Imana dukwiye gutwarwa n'ubwoba, ahubwo dukwiye kwitunganya neza, tukamakinga sure ko turi mu bwihisho bw'isumba byose. Rero ndasoza mbifuriza ngo mwitegure neza, mwitegure mu buryo bw'umwuka, mwitegure kuba muhagaze nta mugayo ubarangwaho, kandi mwizeye Imana yonyine. Ibyiringiro byanyu mubivane ku bantu, mubivane ku bintu, mubivane ahantu aho ariho hose. Ibyiringiro byanyu mubishyire ku Uwiteka, kuko abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyega, ahubwo uhora uhamye iteka. Amahoro y'Imana rero aganze mu mitima yanyu, yandi atabonerwa handi, abonerwa muri Kristo Yesu. Utari wakira umwami Yesu rero ni igihe cyo kumwakira,
kugira ngo amubere ingabo imukingira, kugira ngo amurwanirire, kugira ngo amurinde, kugira ngo amuhungireho ibibi byose. Nakagaruka rero kuri Bibiane TV, isi iri kwitegura, namwe nimwitegure, kuko ibi byose birahiga abana b'Imana. Ndabakunda. Nakagaruka kuri Bibiane TV. Bye bye.